Nongeye kugusuhuza muvandimwe, igitondo cyiza. Imana iguha umugisha kandi reka dufatanyirize hamwe kuyishimira umugisha w'impano y'ubuzima iduhaye ubwo dukangutse, kandi tukaba tugiye kumva ibwiriza riturutse mu ijuru rirebana n'uburyo tugomba gufata umubiri wacu. Dukomeje kwigana igitabo cyitwa Inama ku mirire n'ibyo kurya, tugeze kuri paje ya 76. Turi ku cyigisho cya gatatu kivuga ngo ivugurura mu by'ubuzima n'ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Ingingo tugiye kuganiraho ni ingingo zigera kuri ebyiri. Iya mbere iravuga ngo umwanya ukwiriye umurimo w'ubuzima bwiza. Iya kabiri iravuga ngo dukeneye kwitegeka. Nshuti yanjye, ibi bintu ubitegera amatwi witonze. Ukutita ku bitabo bivuga iby'ubuzima kwaranze abantu benshi ni ikosa imbere y'Imana. Ubushake bw'Imana si ugutandukanya umurimo w'ubuzima n'umurimo mugari itorero ryayo ryahawe. Ukuri kw'iki gihe gushingiye ku murimo w'ivugurura mu by'ubuzima nk'uko kuboneka mu bindi byiciro by'umurimo w'ubutumwa bwiza. Nta cyiciro na kimwe cyabasha gutandukanywa n'ibindi ngo kibe cyuzuye. Ubutumwa bwiza bw'ubuzima bufite abavugizi bashoboye, nyamara umurimo wabo wazitijwe nuko benshi mu bagabura, abayobozi ba za firidi na konferanse n'abandi bayobozi bafite imyanya ikomeye bananiwe kwita ku kibazo cy'ivugurura mu by'ubuzima. Ntibamenye isano icyo kibazo gifitanye n'umurimo w'ubutumwa bashinzwe, nk'uko ukuboko kw'iburyo gufitanye isano n'umubiri. Nubwo benshi mu bizera nta na bamwe mu bagabura bagaragaje ko bitaye kuri iki cyiciro, ariko mu buryo bworoheje uhoraho yerekanye ko acyitayeho, akomeza kugihundagazaho umugisha. Amen. Iyo uyobowe uko bikwiriye, umurimo w'ubuzima uhinduka icyanzu kinyurwamo n'ukuri kukagera ku mitima ya benshi. Uku ni ukuri. Igihe ubutumwa bwa marayika wa gatatu buzaba bwakiriwe uko bwakabaye, ivugurura mu by'ubuzima rizahabwa umwanya waryo mu nama za firidi, mu mirimo y'itorero, mu ngo, ku meza no mu mirimo yose ikorerwa mu rugo. Ubwo rero ikiganza cyo kizafasha kandi kirinda umubiri. Amen. Ariko igihe umurimo w'ubuzima uzaba wahawe umwanya ukwiriye mu iyamamaza ry'ubutumwa bwa marayika wa gatatu, abawurwanira ntibazongera kuvunika bashaka kuhabwa umwanya mu butumwa. Dukeneye kwitegeka. Imwe mu ngaruka zibabaje cyane z'icyaha cy'inkomoko zabaye iz'uko umuntu yatakaje ubushobozi bwo kwitegeka. Ubwo turi ku kagingo k'ijana. Umuntu aramutse asubiranye ubwo bushobozi, yabasha kugera ku iterambere rifatika. Umubiri niyo nzira rukumbi ituma intekerezo n'ubugingo bitera imbere kugira ngo imico ibashe kubakwa. Niyo mpamvu umwanzi w'ubugingo ahora ateza ibigeragezo ubushobozi bw'umubiri, awuca intege akanawusigingiza. Gutsinda kwe bivuga ko tuba twemeye guha umubi impagarike yacu yose ngo ayigenge. Igihe ibyifuzo bya kamere y'umubiri wacu bitagengwa n'ubushobozi mvajuru, byazawuzanira urupfu no kurimbuka. Umubiri ugomba gutegekwa. Tugomba gutegeka imbaraga z'ubushobozi bwo kubaho kwacu kose. Ibyifuzo byacu bigomba kugengwa n'ubushake bugendera munsi y'ubutware bw'Imana. Ubushobozi bw'intekerezo zacu zejejwe n'ubuntu mvajuru nibwo buzayobora imibereho yacu. Iby'Imana idusaba nibyo bikwiriye kuba mu mutimanama wacu. Abagabo n'abagore, ndetse reka nongereho ngo n'abasore n'abana bato, bagomba gukanguka bagasobanukirwa inshingano yabo yo kwitegeka, kugira imibereho iboneye, kwibohora ku irari ryose ribi n'ingeso yose yanduye. Bakeneye kubona yuko ubushobozi bwose bw'intekerezo zabo n'imibiri yabo ari impano bahawe n'Imana, kandi ko bagomba kubirinda mu buryo bwose bushoboka kugira ngo bikore umurimo w'Imana. Amen. Mbifurije igitondo cyiza. Imana ibahe umugisha.